Isomo rikomeye twakwigira ku rupfu nuko rutarobanura. Irindi somo rikomeye twakwigira kuri rwo nuko rudateguza. Buri wese n'umukandida warwo. Niba rero rudateguza, ni igihe cyo kwiga kubaho buri munsi wose nk'aho ari wo wa nyuma, kubera ko hari igihe bizaba impamo. Ni igihe cyo kwishimira buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, kubera ko hari igihe ayo mahirwe batazagaruka. Umuntu abaho rimwe, ariko iryo rimwe iyo ribayeho neza riba rihagije. Ni igihe rero cyo kwereka isi ibyacu byose, kandi tukabikora none kuko ntawe umenya umunsi. Ni igihe cyo kubaho byuzuye. Umuntu wabayeho neza ku isi si wabayeho imyaka myinshi, ahubwo numvise icyanga cy'ubuzima kurusha abandi. Jay yaravuze ngo uramutse umenye kuri mu mataha, wagenza bukeya. Nyagasani niwe ugena umunsi aguhamagara. Ujye ubaho uko ushaka, gusa twese turataha. Bigeze no kubivuga asa n'uhanura, ati ndabizi nzataha. Wita umwanya unega iminsi, ntuzi itariki rurema binazanjyana. Jay yaravuze ngo byaba bimaze iki kuba ufite ubutunzi, ubuzima bwawe ukabuharira iby'isi. Iby'ubu turabisiga tugataha. Njyewe nzisunga Yehova niwe utunze. Hanyuma Jay yaravuze ngo umuntu ntazabazwa amazu n'amamodoka yasize ku isi, ahubwo azabazwa niba yarazirikanye iherezo rye. Jay Paul yaravuze ngo niwe wanzanye ku isi, mu kuyivaho uzampa agatike. Nta bwoba ntewe n'ibyo mbona, nzakomeza mpaka. Jay yaravuze ngo nihashimwe Imana ipangira umuntu ibikwiriye. Aranavuga ngo iminsi n'imitindi burya iby'isi birashira binagenda tubireba. Jay Paul yaravuze ngo tuzi neza ko iyi si turiho yamyeho, ko akenshi abadakenga batayirambyeho, ko abanambye ku kubana bayitinzeho, kuko kuyibaho ari intambara zihoraho. Hari amagambo yerekeranye n'icyizere, imibereho no kudacika intege. Jay Paul yaravuze ngo nta mugabo umwe, yewe nta n'umutwe umwe. Ahari abantu ntihagakwiye gupfa abandi. Aranavuga ngo kuba uri hasi uyu munsi siko bizahora. Kora cyane biri ibyuya, ubundi ubyereke Imana. Jay Paul yaravuze ngo iyi si turimo irazenguruka, uzaba uwuriwe wirinde gutekinika. Aranavuga ngo hera hasi niba wifuza kuba icyamamare. Burya utaziranye no hasi, gutinda hejuru biramugora. Jay Paul yaravuze ngo isi ifite ihame nakuka, bamwe barye abandi bapfe. Abavukira dobandi si uko baba banze polyclinique, gusa byose babiri mu bushake bw'uwaturemye. Jay yaravuze ngo turi imbohe zabo turi bo niyo tuva. Kuba tutavuga si uko imitwe iri mu busa. Mu buzima ubundi umugabo arimenya, kurya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Jay Paul yaravuze ngo nta mugabo wageze ku cyo yashatse ari nta kuya. Biva mu ntuyo. Aranavuga ngo umwijuto ni mubi cyane, utera benshi guta umutwe. Jay yaravuze ngo ndabizi hari abatwanga, ariko njye sindi cyabakanga. Uzavuga nzakora, bareke bavuge wowe ukole. Jay yaravuze ngo kwambara ikoti buri munsi si byo biguha, ahubwo gukora nibyo biguha. Jay Paul yaravuze ngo jya urwana n'umusaraba wawe, nta muvandimwe mu murwa.